Abakunzi bacu aho mugiye muri hatandukanye turabashuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ngo mwese bibagereho. Muri kano kanya wowe udukurikiye bwa mbere, iyi ni channel ikugezaho ibiganiro byiza byibanda ku buzima yewe n'indwara zitandukanye, kandi tukakugira n'inama zo kwirinda izo ndwara. Njyewe rero ubateguriye ibiganiro bitandukanye nkanabibagezaho, ndi Japhet Ntakirutimana. Niba uri mushya kuri iyi channel, turifuza yuko ukora subscribe. Ibyo biba ari ingenzi kuri twebwe ndetse no kuri wowe icyarimwe, kuko biguhesha amahirwe yo kuzajya ubona ibiganiro by'ubutaha mu buryo bukoroheye cyane. Natwe ku ruhande rwacu rero ni inkunga ikomeye uba uduhaye, kutwereka ko ubana natwe kandi witeguye kuzajya ukomeza kudushyigikira mu buryo bwo kudukurikira. Turabigushimiye rero niba uri mushya ukaba uhisemo kubana natwe. Dutangira uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza, dutekereza yuko nimubana natwe kigasoza mukiri kumwe natwe, muravanamo amasomo agiye atandukanye ku buzima bwanyu. Ibara ry'inkari rero, inshuro wihagaritse ku munsi n'impumuro yazo hari icyo bivuze ku buzima bwawe. Ubusanzwe inkari zigira ibara risa n'umuhondo werurutse, gusa iyo mu mubiri harimo amazi make zigira ibara ry'umuhondo. Gusa amabara aratandukanye bitewe n'impamvu zinyuranye. Iyo inkari wihagaritse uzasanga ari iroza cyangwa umutuku. Biba byatewe n'ibiribwa bimwe na bimwe nka karoti, inkeri, beterave wariye. Ibyo biribwa bishobora gutuma inkari zawe zitukura. Gusa bishobora no guterwa n'imiti imwe n'imwe nka rifampine cyangwa fenazopiridine. Igihe cyose ubonye kenshi zitukura, ihutire kwisuzumisha kuko hashobora no kuba harimo amaraso. Buri gihe kuba zitukura ntibivuze ko ari ikibazo, ariko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urwaye impyiko, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, ikibazo cya prostate cyangwa kanseri. Igihe rero uzasanga inkari zawe zabaye oranje, niba ubonye zisa na oranje, bishobora guterwa n'uko uri gufata imiti irimo vitamini B nyinshi cyangwa se umuti wa fenazopiridine cyangwa isoniazide. Gusa niba utari gufata iyo miti tuvuze haruguru, birerekana ko umubiri wawe nta mazi ufite cyangwa se umwijima wawe urwaye. Wagana kwa muganga bakagusuzuma, hanyuma bakakumenyera ikibazo ushobora kuba ufite. Igihe noneho inkari zizaba zabaye ubururu cyangwa icyatsi, ibi bishobora guterwa n'ibyo wariye birimo aya mabara. Bishobora kandi no guterwa n'imiti nka propofol na promethazine. Ibi bibaye bitatewe n'ibyo tuvuze haruguru, wagana kwa muganga bakareba ikibazo kiri kubitera. Igihe noneho uzihagarika inkari ukabona urufuro rwinshi muri izo nkari, utitaye ku ibara zifite, igihe cyose wihagaritse inkari ugasanga zirasohoka zimeze nk'urufuro, biba byerekana ko harimo poroteyine nyinshi ziri gusohoka. Uburwayi impyiko, gana kwa muganga wisuzumishe bagufashe n'ibindi bikurikira. Mbese inkari zigira iyihe mpumuro? Ubusanzwe ntabwo inkari zigira impumuro ikabije. Icyakora bitewe n'icyo wariye cyangwa wanyoye, zishobora kugira impumuro yihariye. Gusa iyo nta mazi menshi ufite ukanyara inkari z'umuhondo cyane, ziba zifite impumuro nk'iya ammonia ndetse zinatera uburyaryate mu maso.
Nanone kandi igihe cyose wumvise inkari zifite impumuro idasanzwe ushobora kuba urwaye diyabete, nk'igihe inkari zawe zizaba zihumura. Indwara y'umuyoboro w'inkari, ubwandu mu ruhago cyangwa ikibazo cy'impyiko. Umuntu yihagarika kangahe ku munsi? Ni ikibazo wakwibaza. Nk'uko dutandukanye ni nako imibiri yacu ikora mu buryo butandukanye, gusa muri rusange ntibyagakwiye kurenza inshuro 8 ku munsi. Ariko nk'iyo wanyoye inzoga cyangwa ibirimo kafeyine, izi nshuro zishobora no kurenga. Binashobora no guterwa kandi n'imiti imwe n'imwe, kuba utwite cyangwa ugeze mu zabukuru. Icyakora nubona inshuro usanzwe unyara ku munsi ziyongereye bidatewe n'imwe mu mpamvu tuvuze haruguru, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite uburwayi bwa diyabete, kuba prostate yabyimbye, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, indwara ya vaginitis ku bagore, cyangwa ikibazo cy'imikorere y'uruhago. Icyo gihe muganga niwe uzamenya ikibigutera amaze kugusuzuma, aguha imiti ijyanye n'uburwayi ufite. Naho nubona unyara rimwe ku munsi cyangwa agashira iminsi utanyara kandi wanyoye, bizaba biterwa n'uruhago rukora bidasanzwe. Naho wagana muganga akagutegeka icyo gukora. Gusa guhindura imirire n'iminywere akenshi birakemuka. Iki kiganiro reka tugisoreze ahangaha, dushimira wowe wabanye natwe tukaba dushoje tukiri kumwe. Reka tukwifurize kuzabana natwe no mu biganiro bindi by'ubutaha dukomeje kugutegurira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Niba uri mushya, reka tukwibutse gukora subscribe kuko ari ingenzi kuri twebwe, ndetse kandi no ku ruhande rwawe ni ingenzi. Turagushimiye, naho utaha.